nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Yifuzwa, umwepiskopi wacu dukunda cyane wa Kabgayi muri diyoseze yacu dukunda cyane na none, nyiricyubahiro Musenyeri Habimana Vincent, tuzi ko akunda abanyaruyenzi impamvu ari aha ngaha uyu munsi gukorera ubutumwa uyobora diyoseze ya Ruhengeri ndetse akaba na visi perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, nyiricyubahiro Musenyeri Ismail Mbonyintege, umwepiskopi uri mu kiruhuko ariko mpamya neza ko agikora nubwo ari mu kiruhuko, nyakubahwa guverineri w'intara yacu nziza cyane y'Amajyepfo, Road Mayor, nyakubahwa Vice Mayors na Secretary w'umurenge wacu, nyakubahwa Father Joseph Roche, umuyobozi w'umuryango wa Padiri Marianne Kwisi, abayobozi bacu batandukanye mu nzego zitandukanye, abafatanyabikorwa, bakristo, bavandimwe, inshuti zacu, Kristo Yesu akuzwe mu mitima yacu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuri uyu munsi amateka y'abayenzi yiyongereyeho ubundi mukarago, inzozi zirasohoye, ingoro y'Imana twaharaniye kitari gitoya yeguye Nyagasani, nimufashe tumushimire. Ndahamya neza ko iyi ngoro ari umutako mwiza mu ngeri zitandukanye, haba kuba ururembo rwa diyoseze yacu ya Kabgayi ndetse n'ururembo rw'intara yacu y'Amajyepfo. Ndahamya neza ko izagira uruhare mu gutuma kino gice dutuyemo gikomeza gutura imbere. Turashimira Nyagasani wayiduhaye kugira ngo tujye tuyihuriramo nawe, twisanzurane nawe kandi nidutaka adutabare. Turashimira inzego z'igihugu cyacu, ntabwo twari kwiyubaka tutari mu mahoro, ntabwo twari kwiyubaka kuko tutameze neza, ntabwo twari kuba tudafite icyerekezo cy'igihugu. Niyo mpamvu kugira ngo dushimire cyane nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, kubera ko ahagarariye abo bose badufasha muri ibyo bikorwa. Ijambo twaha nyakubahwa guverineri azatubwirira, uzamubwira ibintu byiza. Ndifuza kandi ko mumufasha kubashimira cyane nyakubahwa guverineri ndetse n'inzego z'akarere kacu n'umurenge. Umunsi ku munsi turafatanya intambwe ku yindi. Turashimira kandi ko byose bya leta byadufashe kugira ngo niba kugera aha ngaha tugeze uyu munsi, abaduhaye ibyangombwa ngo twongere kuba akarere n'intara, Rwanda Housing Authority, REG, WASAC n'abandi bose bagize uruhare kugira ngo ino nyubako igere aha ngaha, turabibashimiye. Hari abandi bagize uruhare mu iyubakwa y'iyi kiliziya barimo nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, kugira ngo yari ikeri wa diyoseze ya Kabgayi, twakoranye urugendo rurerure, muzamudushimire. Turashimira kandi Padiri Gatete Theotime, Padiri Jean Damascene Habimana, Padiri Komezusenge Silveri na bakoreye ubutumwa muri paruwasi ya Gihara igihe twatikiri santarari, baraberekeje gutera imbaraga gutangira umushinga. Mumfashe tubashimire cyane. Turashimira komisiyo zitandukanye cyane zadufashe muri paruwasi yacu, baritanze nta gihembo, ariko ndahamya ko uyu munsi bose bumva igihembo bakibona. Harimo komisiyo y'inyubako, komisiyo dufasha muri audite y'amasoko n'abandi bose batandukanye bagiye banyura aha ngaha. Muri ubu dushimira cyane nanone ni paruwasi ya Gihara ku bitubyara ndetse no mu bikomeye twagiye dukora nabyo, batubaye hafi. Igihe cyagiye dusubirayo twongera kubana nabo, padiri muze ko batubwire, turabashimiye. Kuva mu 2015 batubwiye kugeza uyu munsi hari abavandimwe twatangiranye ino kiliziya
ariko wimutse Nyagasani yahamagaye. Uyu munsi turabazirikana kandi ndahamya neza ko hamwe nabo twishimye gusingiza Nyagasani. Turavuga cyane cyane hano kano kanya Padiri Karoli Rukanga, Padiri Francois Rubanzangabo, Engineer Baduka Jean Claude wabaye kwishyuza kugeza yitabye Imana, Muzehe Mama Patrice, Camille Kamari, James umugabo w'Isilamu waduhaye n'iziriya mbona hariya muri ziriya nzu nyinshi zatanzwe n'umugabo nawe yitaba Imana, n'abandi bose tudashobora kurondora benshi, abo bose turabifuriza kuba mu gituza cya Nyagasani mu mahoro adashira. Mumfashe tubashimire. Turashimira kandi ko byagiye bidufasha kwita ku buziranenge bw'imirimo yakorwaga aha ngaha by'abikorera. Ndavuga amazina yabo ibigo byabo nabyo barabizi. Turashimira cyane Engineer Dominico Hakizimana, turashimira Habyarimana Jean, turashimira Rwabizi Sylvestre, Megavire Justin Ngango, Stabara Joseph, Faustin Nshimiyimana, Kayumba Ede, Paul Kabundu na Padiri Kiza Bikabu. Mwese turabashimiye, bafashe turashimire mwabafashe. Dear brothers and sisters from Ori Catholic Parish, with heartfelt joy and deep gratitude, we warmly thank you for the unwavering support you have shown throughout the journey of constructing our parish church. Your generosity, prayers, and solidarity have been a source of strength and encouragement to us. Today, having you here with us is a true blessing and a powerful sign of unity in the body of Christ. May the Lord bless you for your love, support you have shared with us. Now that you will always have a special place in the heart of this parish community. Thank you. To our brothers and guests from Poland, it is with profound gratitude that we welcome you today and thank you for your remarkable generosity and support toward the construction of our parish church. Your financial contribution, offered with such love and selflessness, have played a vital role in making this project a reality. Your presence among us today is a beautiful sign of a deep bond that unites us in faith across our different nations. May the Lord bless you abundantly for your kindness and may He continue to reward you for the unvaluable role you have played in that life of our parish. You will always be remembered with affection and gratitude by the Prince Parish community. Thank you. Muri uyu mwanya ndifuza gusaba abakristo ba paruwasi ya Ruyenzi bose gukomeza ingamba mu iterambere ry'igihugu cyacu ndetse no muri paruwasi uhereye mu ngo zacu kuko ariho iterambere rikomoka. Turifuza kubasaba gukomeza kumva inama z'abatuyobora kubera ko u Rwanda rugana ni heza. Tuboneye rero kongera kubasaba kandi kudacika intege. Ibisigaye nabyo tuzabikora ndetse tuzagera ku bikomeye. Turasaba abagiye badutera inkunga mu kunoza imirimo y'inyubako bakomeza kutuba hafi kugira ngo ibisigaye inyuma bizubaka. Nyakubahwa Guverineri w'Intara yacu y'Amajyepfo, turashimira inzego z'ubuyobozi bwacu ku bufatanye bukomeye twashoboye gushyira mu bikorwa umushinga utari woroshye. Tuboneyeho kongera kubamenyesha ko iyi kiliziya ari ubwiza nyaburanga bw'intara yacu. Turifuza gufatanya namwe mu bikorwa bitandukanye kugira ngo ubukristu wisakaremo kandi ufashe iterambere. By'umwihariko muri kano kanya turabasaba kugira ngo tuvuganire kuri santrali ya Masaka. Iyo igifunze ibyo twasabwa twarabikoze, ariko turabizi ko turi mu buyobozi bwacu ngo mutuzirikane. Dear Father Joseph Roche, on behalf of the entire community of Ruyenzi Parish, I would like to express our deepest gratitude to you and your entire congregation of Marian Fathers for your support, both spiritual and material, which has been a true blessing and a powerful testimony of the love of Christ in us. Thank you.
turumva umutima wacu ufite ibyishimo byo gushimira nyiricyubahiro musenyeri wacu. Umutuzo mu mbaraga n'ubwenge Nyagasani yamuhaye ubuyezima ku mutima. Ndasaba yuko abagize inama muri paruwasi batandukana ishimwe ritoya umwana ariko n'irindi mu rukundo rw'umubyeyi. Muracyari umutima ukunze, turabashimiye. Mufashe kongera tumushimire cyane kubera ko umubyeyi wacu icyo ni ikimenyetso ko tukiri kumwe mu butumwa dukorera mu kuyobora n'imisozi ya Shakara. Turifuza kandi gushimira musenyeri wacu twabanye imyaka myinshi, tumubwira ko umugambi yaduhaye bino kizizuzwa n'ukwemera twawugeze uyu munsi no kwambaza ukwemera kwacu. Turagushimira isura yawe wagiye gusura inshuro nyinshi hano, mu nseko yawe, mu nama zawe ndetse no mu ngendo nyinshi cyane, yaba nijoro yaba ku manywa yaba mu mvura. Uyu munsi icyatumye iyi ngoro yuzura ni uko wayitangije. Nawe turagushimira bakumira ikimenyetso gitoya